yashetiwe cyangwa n'umugirimu we mushyire muri timu yawe buriya uretse gato Kaspi nazamuka ariko mu mpere Benda yaje mu mpere Benda Boskani mu mpere Benda ni Boskani we mu muherinki we uretse gato ya Godfather babarira nereka wano baze mubwire Boskani jambo babara naruvugije mushyire hano uretse gato Eric umva reka ndiye mutuye n'umutunjere Eric genda gake Eric se mu uretse gato gato yambaze babwire uyu muntu utambutse hano yigendera utwa Boskani. Boskani ni umuntu mwiza kandi ngiye ntabwo turahura nawe amasoko maso ariko yamaze shika wishigika we birakureba Boskani bareka uramwenetse bamagare ndamukunda ceri nanjye ni ku mutima nanjye Yesu bakuyamusurangora Boskana munyayo we kumutima reka musa fata umwanya abantu muri anga mufata umwanya mukore ku mutima yanyu muvuge ngo Boskani rega utamenya umutima sha reka ndore niba hari tutakanye moye muretse ese ariko ntamubona account iri private Yesu kina mamaye dapfuye Boskani ni mtu wa nini moye muretse gato Boskani yarujikire Boskani atokoje yaburiye umuntu wese araza karemera abantu ahangaha mujye mwubaha abantu ku izina ry'Imana Boskani kirara gitokoje Boskani angati reka dukomeze tugende dapfuye okay twihuta rero ntabwo okay Boskani bingibi nibisanzwe icyo ndi gusaba ni kimwe turashize Boskani bose abanyuzemo diva Boskani aratanga reba mwese katabaremeye wese ko nuba mutarimo muramushimira asaba banije umuntu tumaze kusakumirwa tugende gakeya rero tugende gake tugaruke kuri kese twari tugaruke kuri kese twari turiho sibyo nitondere mamagare no external down muhamagara ndetse erega hano hagiye gusa Eric uretse gato Eric nyuma yo gufata Benda akamukoresha mu nyungu ze bwite akamurya Tigo akamuvana kuri MTN akamuhindurira umurongo uretse gato akamuhindurira umurongo twumvikane muri Kaspi yajereka ni batanga umwanya Kaspi nazamuke bibutse ko no kuri Twitter bari kubakurikira na requesting noneho mufashe munama Benda naza hano tura Kaspi requesting umuntu yarangiza akanamuvuga hari ibyo bintu ndabishyira nanjye nikomeze nabonye DJ Kaspi requesting DJ Kaspi ndi kubona abanyakiresi ndi kureba abanyakiresi hano mushireho abantu bari kuri Twitter ni mujye kuri TikTok hahi muze mureke murimo murandekera ni munzamure mugeze ku bihumbi 10 ijoro n'ibyanjye ni bidi ariko so bayikigenda gake uvuka wavutse Kaspi shiraho kamera DJ Kaspi shiraho kamera yawe nukuvuga ngo tugende gakeya uretse gato ya Brian uretse gato Brian mwamwitinze we Kaspi fungura kamera yawe ufunze mic mwami mu mitinye gato y'amaguru kintu nijugiye kuvuga mitinga gato naringize ngo nabandi babishizeho batuma myuti oya nigiye Brian ndagufana mwihangane umva gato rero ko bimeze twumvikane sibyo njyewe afite ikibazo sibyo Eri burebure biravugwa ko
wafashe bera murebe muri iyi minsi hasigaye yitsinaza nk'abagore waragiye uramufata umutandukanya na Shakira bivuga ko amuhinduriye umurongo ahamagarira aho yarakoreshaga MTN mbere kwa Shakira akabibaza ikoresha Tigo ibyo bivuyeho umusore yaraje ariko akavuga ko akoresha ko atunze imbwa ebyiri ibyo twarabibonye amworoje imbwa wamugabiye imbwa turabibona wamuzamuriye wamuwatunze imbwa ebyiri ntabwo bakiriye imbwa ntabwo bazitunga ibyo bivuyeho nyuma yuko umaze gukora ibyo byose ufashe kabutindi ujugunye ibishanga mbere yuko tugera uretse gato mbere yuko tugera kuri ibyo reka njye muramba nacecetse mbere yuko tugera kuri ibyo ntabwo benda bamwaba mwapfuye ko ejo bundi yagiye akajya live agakutura akavuga ko afite umugore nyuma yuko twabonye mwifotoreza mu buriri muhagaze twarabibonye mu cyumba sinzi niba mukorera promotion yego amatwi se ariko se waretse kuvugira mukumva icyo ni okay so abaza Eric gorego tubwire mwapfuye business mwapfuye ko asubiye kwa Shakira jya muri big screen tubwire nabone iryanjye wapfuye na benda ko yisha akazi cyangwa mwapfuye ko yasubiye kwa Shakira yongeye gukorana na Shakira kuko unamaze no kutubwira ko Shakira basuforo nananze kugira icyo mbivuga wabimbaje inshuro nyinshi gutwasa nabicaye kandi nkabyihorera yego sinajya kuvuga ko Brian aje hano kuvuga ngo nta burenganzira bafite kugira ngo no musitari ngo niwe wamishije akazi muri Derage yego noneho nkahita amubwira ati ibintu uri kuvuga nta na kimwe uzi tukuranya amezi agera muri 3 turi umwana w'umuhungu right yego nta hantu hamwe nongere mbisubiremo na Kasupahari nta hantu hamwe yigeze azana ikiraka na kimwe ngo tujye kukidiringa ibiraka byinshi ninjye bagiye kubidiringa cyangwa se Kasupa akabidiringa cyangwa twajyana njye na Kasu akaza muri diro zarangiye atazi nawe n'ibyavuga kugeza ngo ni icyamamare umukungu na Kasu nyine ubwo mu kimuharaye oya bambi nanga ari ukuvuga ngo udaharaye mukore subscribe comment umwana w'umuhungu ikintu twapfuye ni iki nanga ari byo byo kuvuga ngo yarasinze baza kuvuga ibyo twese turasinda nanjye nayo yasinda pe najya kumara ariko nkavuga ubwo twese turasinda sibyo nzanga aricyo twapfuye ntabwo twapfuye yuko yasohoye n'umugore kuko bose ni indaya ari benda atanaga abagore ari na Shakira atanaga abagabo so biranze reka tubone Eric ni mumwihorere avugisha ukuri n'abanyarwanda ukuntu mutemeje bari kuzagenda muvuga ubugambo Eric byagenze gutya reka nyirabyo abyivugire kandi ibyo avuga n'ubundi yabisubiramo n'undahari umugabo ntafite imyaka yo gukoresha twagiye umwana w'umuhungu ahantu byatangiriye ni ahantu twatangiriye gucika amazi tujya the wave tugasanga club wayifunze ngo twitare ngo muri lounge amafaranga batwishyura ni menshi cyane ngo kandi murango bayinjiza ngo ko expenses z'ibintu bagiriramo basupending nayo nababwira ati guys aha twakoraga mutaragura tukora neza nta kibazo twiri tugirana mu kwezi n'igice twakoranye n'abantu bakoraga mu mbere kimwebwe bigeze gutyo ati rero baratangira gutoreza tubisha kuri pourcentage nayo zo mutatwishyira mbere nizo byo udano na mudutungwe murama kasanye sosiye uko tubize muneguza anye nego bakugenda nyatahanye yari ku cyumweru cy'cyumweru cyashije na 2 weeks ago mwana wama yewe narwandisha the wave nayo nakati amafaranga ngenda yarayatanye ibyo bindi mu mwigirisha simbyumva none mitavuga ati rero bino bintu tsaye gucika amazi ko the owner wa hano ni nawe the owner wo muri Derage nabyo ati bino bintu bituma ducika amazi kuko ibiryo birashaje mbajije umuntu wo mu ndamuntu anyeka bode commande yo bodaringiraho 2 kg y'ihene 2 kg y'inka 2 kg mbari y'ikimama noneho ndavuga what the fuck niyo mpamvu twari inkoko y'ibihumbi 20 ishaje wumva ari inyama ziri kurura inyama uyu umuntu ayishatse bituma muri Simba ndabati bana ngiye siyo value yanjye siyo standard yanjye ahangaha musima si hansabwa sanze ihangane ntiza umusegonda
ntizamasegonda abiri trust kuhakorera ntizamasegonda abiri urumva ntizamasegonda abiri ukomeze iri ntizamasegonda abiri banyarwandakazi uretse gato sheri banyarwandakazi TikTok imbwiye ko kugira ngo abantu iyi myanya 1 2 3 4 5 urakora kuri goro hanyuma uhita uzamuka automatique muze tukizanye muri iki kiganiro twagiye ukora kuri goro uhita uzamuka niko bimeze ukora kuri goro automatique uhita wisanga mu cyicaro hano mukoreho uretse ri kugira ngo utangire ikiganiro n'abantu bari siri kora kuri goro hanyuma uze ufate kugura uyu mwanya wicare uze twisanga mu kiganiro wa followers bakwinjire nta handi muzasanga audience nk'iyi kora kuri goro mwana wa mama uze dore dusigaranye isaha 20 mukore kuri goro bamwita Juliet umwanya yawe ufashe kandi ni moderator yes anyway derashiranga arantu hadanje sinzi impamvu ariho wipanze cyane nango harenze kifuni harenze the bironje harenze wanjye impamvu ndi kuvuga Derash reka nigusubiremo tutongera no kwigaruka nuko ariho njyewe namenyeye Venda ari gukorera niho njyewe menya niho yakoreraga ahubwo nyuma muza kujyana naho ubundi Derash siko ahanose oya ntabwo nyine numiwe nyine ibintu anyway so ubwo rero maze kureta the wave namwe na Derash ntuzasubireyo kuko barimo gushaka bagatwara umuntu umwe ukanagenda utanatubajije isura mbi icyo kibazo cy'ababosi b'i Kigali gushaka gucanishamo abantu ibyo bintu nabyo mujye mubibaho shimira abantu bari kugutamo Brian gukora muri timu utangiye gucinya mushaka guha akazi ngo umwihorere manzu shimira abantu bari kuguhereza amagift Brian yonga barashera amagambo yari yanze sorry ngaho Brian rero ikibazo cyawe nawe Brian reka Eric atange story wowe uraza kuvuga nyuma Brian kamuyuti oya namumitinze komeza utanga umucyo abantu bo kuri Twitter reka mbabwire ngo mu joining TikTok niho turi niho byabereye abafite TikTok mu joining Godfather Eric komeza ariko n'abadafite TikTok ntabwo nigeze mbibagirwa ni mugumanga mwumva ibibera mu mujyi wa Kigali Eric ijambo ni ryawe anyway ubwo bene turamubwiranye na Pastor rero dukora amafaranga menshi bano tubari twinshi tubabarire hano batangiye gufunga club bakatwishyura muri lounge rero dukorera ngo expenses ngo ni nyinshi bigaragara ko abantu bagiye kurinda umuko batangiye guhoka nako n'abantu baramenyere club ngo no gutangire ngo ubabwire ngo club ni ikora ngo bicara abantu muri lounge iyo ni the way reka abantu bamaze basome Brian ngibi nzi ko bigufitiye akamaro urimo kunyumva iyi warning ndi gushyiraho kuri aba bantu bigufitiye akamaro babari rubirebe nuko soma sometimes bijye ibi ngibi ndi kubwira abantu baranga bagomba bamenye ko izi platform dukoresha ntabwo abantu bagomba kuzikoresha basenya turi kumwe wabibonye aya ma YouTuber nukuvuga ngo namaze gufata umunyamategeko uza dore baba YouTuber barahangaha gufata content z'abantu n'amasura y'abantu kajya kubikoresha ukoresha amatayito harabika ndakurega umunyamategeko abantu igihumbi mu by'ukuri kuza hano ugafangara amasura y'abantu ukagenda ugenda guharabika dore iyi warning nashyize kuri platform ndakubwiza ukuri zicyangwa itegeko nshinga ry'u Rwanda ndabarega umunyamategeko aragutwara mu nkiko wa YouTuber we ntabwo naze ko mufata content ni muzifata ariko mugende muzikoreshe mu buryo bufite umucyo ushyireho title urebe ikiganiro turiho twari ikiganiro cyose ureke gukatutuntu mugende muho n'ubundi ndabatunze nibisanzwe no kuri Twitter niko bimeze ariko kuza ugafata amasura y'abantu hano warangiza ukagenda ukajya guharabika ugafata yeri ukagenda ukamuhindanya rero ukamuvuga ibitariho nashyizeho umunyamategeko ndabarega muraturaburana icyo ni icyambere murita dukurikize iby'inzego zivuga dukoreshe social media mu buryo bwubaka kandi uburyo busenya icyo ni icyambere itangazo rya kabiri dukomeze ikiganiro ihangane itangazo rya kabiri ni iringiri mureba hano kuri iyi pano ndashaka ko umuntu adusomere Juliet take your time somera itangazo
muri zo body shaming no gufata abana hano bakavuga ngo turangaha ngo abakobwa baje kuri iyi pano hano nta mukobwa dufite udafite akazi Brian ni umukozi murabizi muri abantu bose baraha so kuza hano ukavuga ko abantu bari kwigurisha ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo ari byo ni discrimination na harassment mukorera abantu mugatuma abantu badashobora kwisanzura ngo bavuge ibitekerezo byabo ibi ngibi ntabwo ari so ndabasabye ntabwo dushaka kugira ngo duserere mureke gukoresha ngo mufate mukoreshe urwango gusa turi guhavinga fana no tukishima tugatarama abantu bakagenda bagahindura context ntabwo ari byo so iri ni itangazo nifuje ko ryaje rinyuraho reka dukomeze ndumva nta nindi mpamvu Brian ngaho ngwino Eric turagutegereje naziriya title zirahamura abantu bazazireke gatfatira ibyo bibabwira no ibindi bindekere twagiye Eric ijambo ni ryawe karabaye Brian na Semungu basubiranyemo ubundi baba yutinga Mike ufite abafollowers babiri ahangaha uvuga tugwaye ijambo ase ko nditse marufishi nje kwirebera Brian na wanje na Semungu banje ubundi ngaho mutinga no bavuga gwaye ijambo ariko Brian nukaje urakara iyo urakaye biba biri cyo guseka ndakumanura ubundi wowe ndakumanura urumuroko wowe ukoresha umurenge sako nta nuguzi kugura gift uko bigenda tuza abantu bagufollowinge durubaze gufurangwa n'abantu 710 tuza abantu b'abaroko b'i Kigali iyi platform muyikoresha ku buntu bw'Uwiteka nta magift mutanga ntimwakora subscription urebye nuko nyine ufite izina kuzindi mbuga urakasa mutwe niyo mpamvu hano hawe ikuzo iyo wubatse izina riragukurikira no kuzindi platform no brainer timazu tuzuye umwanya wawe ugura amadolari 25 nagushyizemo urumva uwo mwanya uri mugura amadolari 25 my friend ariko kubera izina ryawe dore urahatimaje kubusa reka dukomeze Eric ijambo ni ryawe hazakora ruswa Eric fatiza story neza twagiye birashyushye ngaho mutinga dukomeze abandi jana barenga kuri Twitter ibiri kubera kuri TikTok ningi byabereye ikana umwami Yesu ari gufasha kana ka Yayiro Eric Semungu tugende ngo cejeje se Brian Eric Semungu urahari Brian ni Eric Semungu ndabona network yamwangiye zana wa muhungu wawe muri kumwe ngaho wiki wa mugore yaje turashize ntabwo turi mu rubanza tuvuze ngo dushyireho ukuri baravuga ko Eric reka ntabwo bashaka kuvuga ibiri kubera mu gikari reka nkubwire ibiri kubera mu gikari ntabwo ngira njya mpabuka baravuga ko Benda waje ukamurya Tigo urangije kumurangiza ubu ngubu wamujugunye urumva ibintu biri kuvuga amatiko ari kuvuga hirya urumva ibintu biri kuvugwa waramufasha uramubenura umugira gore none wamujugunye so ibi ngibi rero ndashaka ngo bishyireho umucyo urumva abantu barije gufata ko wafashe uriye ukamugira umugore warangiza ukabamushubije hirya umaze kujugunya kabutindi bishyireho clearing umucyo ushireho je ntabanga ngira ntabwo ari umwana twagiye ibintu mwana nayo kubaga amadosi oke twagiye rero tubwira ijambo ni ryawe bari mu meeting hari hano Benda amaze kwageragiye kuzamuka we fatiraho uvuga view yawe so jeje na ngicyo muri ntabwo nasimira ibintu byose ko that's too much bapfuye nibi bapfuye yuko ajya gusinga ahantu hakiriritse kandi sana yanjye bitagendana ndamubwira ati man you have to change kandi bari kuduca bice ni gute wagira gutunga na gusinga ahantu wenyine buzana none biture aziti bashite twagiye aho kandi ahambere twaravuye ubona ukuntu bari batanye kudusana murapfu akashi na resource atanya ubyabo akuhagize kukazingura kuri percentage kandi uzi neza ko turaza guha amafaranga yose kwishaka urumva akabyemera akava mu hantu abyemeye yagira mu rugo umugore we akabimubuza so ubwo rero ni mujyanama mukuru wa Shakira so ubwo rero ngira ngo yahisemo kumvira umugore we Shakira so ubwo rero ari uzamufasha kubona ibindi bafana uko Brian wabo basaza hari icyamare mu mujyi wa Kigali hakoze thank you ariko none wamwifanye ubu yanjye nabivuze yuko General yarasi ariko we Chantal ndakumanura uracyari mu kazi kamwe nk'umanuye sande uretse gato uretse gato Caspi requestinga DJ Caspi requestinga mubona DJ Caspi urihe DJ Caspi bari requesting umwanya n'uwawe twagusigiye
General Brenda watahanaga abagore Shakira ugatahana abagabo niko bivuga ntazagire umuntu birazwi kuko basara ibyo n'ibisanzwe rwose njyewe ntabwo uriya muhungu twere dukorana nta kintu nakorana gukorana uvuga ni ukumubenuza ikintu kimwe nzi batagomba gushinja Eric nuko agomba kuzamo ibyo bintu ngo Eric ngo yashatse mu gufata Bena wa Yerete oya umuka vangu mu bwoko wa niyangera igifi nirobeye nabone DJ Caspi nguyu DJ Caspi yawe Eric barata mwibarize umva se uratekereza ko kuba Shakira yaragiye gukundana na Benda ari byo bishobora kuba bitumye asigaye yitwara uko yishakiye oya uriya mugore amujya mu matwi Imana akamwangiza munoza ibintu byose twapanze akavuga ngo n'imijyanama mukuru akabe mu buzima akamujya mu matwi kandi yavuye mu rugo yemeye no kuvuga ngo Benda akunda Shakira Brian to make it story short last Friday got 3 people naramwibwiriye mwana hari ahantu turi tuhava umuteremuko tuvuga terasi na za dewe ngo tuzasubire dufata ahantu heza dushaka gukora iminsi ibiri mu cyumweru tubona amafaranga menshi kandi kuko amafaranga tuhakorana na debirongi ni amafaranga menshi nawe ati aho yaducika amazi twaguma aho ngaho ameze neza arabyemera nawe ati ariko nusubira hariya kuko tumwira warning akabyemera ngo yagera mu gakihinduka subira hariya mani zadutandukana njye nawe mwibwiriye guess what twaguye ducanye yavuze ngo ntabwo asongera ngo ntabwo ashaka gutandukana natwe aranarira bworagira twaguye ducanye twongeye kubona akosinze ruza flyer yo gukora muri Berashi wenyine kuwa mbere atoye umwana ntabwo yumva bitasubiza MC9 okay reka duhe DJ Caspi ijambo wenda aragira byinshi ababwira ngura kamera turebe niba utisigaye wisiga dibusiti hano Caspi ngo niwe uri guteza ibibazo imihanda ari nijyamye bya kamera no mfata bifungure baravuga ko gusigaye witega erega ibyo nawe birahari ikibazo ngo bitumvikana ko tuvugana ndi kuri ndi off camera ngaho vuga none se akora iki ko dushaka kumva ibyo uvuga nta kundi wabwira ikintu cya mbere mani yego mukajye mukora abantu umuntu adahari hatari impande zombi si byose what do you mean yafashe hano turi kumuvugira mu gikari uretse ikindi kintu yani ari ndimo kumvaho kare kuri kutukanga none se kuvuga nturi umusitari oya ntabwo ndi kuvuga nabi nuko nari nijyamye bro byuka ariko kuvuga udahari ari njyewe ndi kuvuga Benda ntabwo ndi kuvuga njyewe yaza ukabyaramwe ubu nta muntu n'umuranga uziranye na Benda ngamuhamagare kandi no Brenda mute your mic Brenda mutinga mic yawe bino bibazo byose turi guhura nabyo biri guterwa n'ababosi man ngira ngo uri umunsi wa mbere njye nawe dufwana ikintu twapfuye duteranyije Benda uriya ni njye wamuzanye hariya Eric ni njye wamuzanye hariya noneho twebwe turicara dukora timu turi batatu navuga reka Benda tumufate ngoro tuyitegure Eric ati tugomba gukora twebwe hakubeshye twadiringaga amadiru yose Benda ikintu yazize ngiki Benda twarakoze wibuka Brian dushwananye nawe muri ntuze twari umugozi uduteranyije muri The Rush ntabwo bosi kifashe karaduteranya nyina Brian tureba nayo intare nyuma tuza kwiyunga turabirangiza umuniga arandakarira umuniga rero impamvu yandagariye ngiyi Benda namuzanye hariya akorera amafaranga make ntiyari uri kumwe nyina avuga bro wiramwe ukuntu sasa dushaka gukora ukagira ikintu ugeraho nawe Benda arasa ari no kubyanga ku mafaranga make noneho hajaga habamo ibintu byo guhinduranya aba DJs Benda ntabwo yashakaga ko akora ntahari ashaka kwibanda nkubwira bro ufite inshingano nyinshi
umwana urebera kandi aya mafaranga yo kuwambera afite ikintu yagufasha njyewe mfite ahandi hantu nkora n'ubwo nta nari gukora hari ahubwo ujye utegereza nidukora rotation nkagaruka dukora ariko nyine komeza ukora akazi kawe Benda arambwira ati nta kibazo ndahamusiga noneho mu kuhamusiga nza gucommunicatinga nande na Eric ndamubwira ariko Eric kuri ntabwo wareka tukikorera ati se gute ko ibintu nabimenyere ndamubwira wewe reka dukore tutangire ibintu by'ubuhoro tarange arambwira ati rero amafaranga nshaka ntabwo bano bantu bayama amubwira oya sibo rero noneho ikintu ugiye gukora ngiki iringa nawe tangira ko ngo ni manzi yari inshuti yanjye arambwira bro wawe bari ukanzana Eric ndamubwira amafaranga nawe urayamuha ati ni menshi ashaka kuyumvisha buryo cyagomba kumpa amafaranga make kuri we ariko nkagira yanjye njyaho tukaba tubiziranye ndamubwira ntabwo ibyo bintu bishoboka njyewe niba dukoranye n'umuntu muha amafaranga ye simumbabara umugabanye kurahe yahoke nta kibazo Eric ndamubwira rero ukorera n'amafaranga twese na bino bintu muri turi ukuntu bimeze Eric arabyemera amafaranga ninjye yacagaho kugira ngo agere kuri Eric noneho umunsi umwe umutipa natangiye kumunyurizamo ijisho Benda amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye yamaga amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye nkayahereza Eric uwo ninde umuboss okay noneho umunsi umwe aza kwifata aho kugira ngo anyishyure amafaranga yose ahita afata ya nimero ya Eric ahita yohereza amafaranga kugira ngo arebe ko aya mafaranga ntwara kuri Eric Boskani kuzamure komeza ndagira ikintu mubaza ese kumaya kuko amafaranga yari utayamaye ukayamwihera ndabyihorera ibyo bintu byose noneho nakoze iki nahise mvuga yo bya bintu ubwo bimaze kuba successful twakoze neza ndamubwira Eric ntabwo twakora twenyine reka na Eric na Bena ndabona ari umuntu uri positive nubwo yari kubikwisabira reka dukorane turi batatu urumva Bena amafaranga yahembwaga yarikubye yikubye umutipa atangira kundangarira kuko yabonaga ko strategy y'ibyo bintu ari njye wayigize gute wayitangije yabonaga Bena ku mafaranga makeya ari kubona uburyo ari guca kuri Eric agasanga ninjye uri kumubangamira umutipa ashaka kunsopanya nande na Brian turashwana bimwe bya nyabyo tuza kuganira ibibazo turabikemura tubikemuye ahubwo akuza bifu induwo umuboss akujije bifu ashaka guhotsingisha Eric na Benda njye nayo ndababwira bro mugende mukorera amafaranga kuko njye mfite n'ahandi hantu ngiye mba nkuriya nubwo nakora muri team mfite ahandi hantu basanze mfite contract ariko itararangira ariko irangiye nza signing out mpite nkora nyine biri straight muri traffic n'ahandi hantu ncamikiye noneho Brian icyo gihe tumaze gukemura icyo kibazo bifahita yinshyiraho uwo mutipe ayinshyizeho akoresha Benda na Semuhungu ndababwira nta kibazo mwebwe mukomeze mukore kandi kabari twakoreragamo dukora umunsi wo ku cyumweru uwo mubosi aza gufatamo shares aje gufatamo shares arababwira ntabwo nshaka kaspi abatipe barafayitinga Benda nande na Semuhungu ati nta wundi muntu ushaka ndababwira yo mwebwe mwikorera imari nimugire ikibazo barakora bamaze gukora batangira kuzana ibintu hari umunsi waje kuba ikibazo bazanye ibintu bya pourcentage kandi bari baje mu kazi batavuganye nabo ngo bafunze club ng'iry'umuriro batangira gufurana ndababwira yo mwebwe kororo bigiye kugenda urabona turi mu gihe cy'imvura niba umuntu afunze umutwe gutya mwebwe mujye mwaka avance niba na failinga gutyo mucungire kuri ya avance ati sawa none icyo gihe ukuntu byaje kugenda byaje kurangira binaniranywe batangira gushwana uwo mubosi atangira gushwana nabo
Eric aramubwira rero ngewe ndakorera aya mafaranga niba utayama icireho byihorere aho kugira ngo Benda following a team aravuga ngo ya ngo ngiye ngo reka ngiye ngo ngurenga amafaranga ngo ngiye ngo nta kibazo ngo we niba utayemera ngiye ngo ndayemera icyo gihe hasohoka flyer yo kuwa gatatu hariho Eric ari gukorera aho hantu kandi nta wundi muntu uri hagati yanjye nande na Benda ariko arabitumenyesha aratubwira ngiye bampaye amafaranga ngo nze mbe mpari gusa murabyumva gute ambwa okay nta ibintu ubundi nta cyaganje genda ukore aca hindi weekend bahamagara Benda muri The Rush kubera ko umuhanzi yari yananiwe kwa affordinga budget yande ya Eric Benda abona flyer isohotse hariho we n'abandi bantu Benda ni kusohoye hatariho Eric bimeze biti Benda ari postingira ndavuga ese byagenze gute ndababaza bose amaza Benda ko flyer source itariho Eric byagenze gute manze muravuga iki arambwira rero ngiye nabonye ngo flyer source ubwo byaba byiza na Eric amwivugishirije ndavuga oya ntabwo ariko byakagenze weekend ya mbere arakora tunagira turamusapotinga turata weekend aho rero Eric nawe reka tuze kubonana tugira ibintu tuvugana turabonana ngiye nande na Benda na Eric abantu mutapi mukore kuri goro dore ko mwabaye komeza Benda turicara ndavuga Benda mbona umugeze ukuri turi abantu wenda ngewe ishu yanjye hari turayizi twese ariko ni iki cyatumye ubona flyer iriho Eric ntuhamagare Eric ngo umubaze cyangwa ubaze boss uguhaye ibi ngibi uri kubikora Benda asubiza ikibazo kigira ngo ariko Eric ngo ni umuntu mukuru ubu nawe ngo ari guhamagara boss akamwibariza kari imagine as a team turashize ndamubwira Benda kamubwira ikintu utaruzi fight zawe nakoze ukaba utaruzize nawe yakubwira ahantu twakoreye baravuga ngo ntabwo bashaka umubyinnyi Benda ndamubwira ngo yo turi team niba utamushaka tureke birangira mpaka Benda birangira batuje nyine turakora noneho haza kuza indi deal from Uganda no madikana nahavuga turashize barampamagara barambwira amarejo aho yari mu Rwanda ejo bundi yitwa Shepsi Anot arambwira Gaspi uri he ndamubwira ndi namubeshye ko ndi Nyamata ariko nari ndi Kigali nuko nashaka kubana nawe arambwira ndashaka kutubonana turabonana twavuganye ahubwo mbere arambwira ngo nshaka kugutumira ngari kukazana no mu artist ndamubwira so mu artist arambwira hagati ya Ariel na Kivumbi ndamubwira rero Razis kuraseki ibintu byabaye uburyohe ko wareba abantu igihumbi barenga bamaze kuhagera hano ko biryoshye abantu mudakoresha TikTok mukuri mubaho yemo muti muze muri TikTok hafungutse oya Benda uramuzi se ngo oya mwereka Eric kuri page ya Instagram abona aramuzi abona mbere ko ngo njyamubona mweretse Benda abona naga muzi ahita ambwira noneho weho mbwira uwo ngo Eric muzane mundebe kuri apartment uri kumva njyayo na Eric tumitingane uwo mutipe arambwira se ubu nguyu mwamwihoreye wowe ukazana n'uyu nguyu Eric ndamubwira sha ntabwo byakunda ahubwo ikintu wamfasha nimba ari ibintu ubona byaguhenda katugabanye ku mafaranga ariko twese tugende okay ndamubwira Benda ibi bintu ntabwo uzi ko byose nafightinze kubera byo
so wowe rero ikintu gihari rwanirira timu kurenza uko ushobora gushaka indonke z'ako kanya cyangwa kwirebaho wowe ubwawe. Benda arambwira ati numva uri kumbwira nabi ariko aka kanya noneho ndi kubyumva. Ndambwira Eric ngo uyu hano ntabwo ndi kukwitakaho. Ngiye na fightinze ku bwawe inshuro nyinshi ariko ntabwo nigeze nza ngo mbikubwire. Rero ikintu gihari bro, ahantu ushaka kujya gukora aka kanya ndabyumva pe ushaka amafaranga, ariko icyo bashaka ni iki? Ni abantu babazanira abantu. Weho ugende umwicaza umubwire rero ufitanye ikibazo na Casper ntabwo gifitanye na Eric. Mukomeze mukore muri babiri, nge ntuzanamvugamo uzandeka. Ariko mwebwe mukomeze mukore muri babiri. Benda ati ndi kubyumva pe nta kibazo. Wari umunsi wo kuwa kane tugiye gukorera Antonov. Turataha pe benda ibintu bimeze neza. Icyo gihe naragiye mbasigira na Eric bari kuza kuko njye nagomba guca mu rugo. Kuwa gatanu sasa tugeze muri pipo, njye hano nera banje kujya gucuranga nza ngereweho. Benda yita mpobera ati Casper yamvugiraga irihe jambo ryo mu cyongereza ngo together we can. Ararivuga kuko ijoro ryose kambwira Casper together we can. Ndamubwira wabaye iki? Arambwira man ndagukunda kandi ibi bintu niwe wabinzanyemo, niyo mpamvu ugomba kumva ikintu ugomba kumbwira. Ndamubwira fresh murimba wabyumvishe. Ubwo nsanga we na Eric bafatanye bituranye avuga ati ni ukuri barimo babarira nyine like mu buryo buri emotion barimo bavuga nyine buryo kinashakira yarahari. Avuga ati ngenje no gupostinga kuri njye nazakora kwa Manzi. Ndamubwira oya wipostinga kutazakora kwa Manzi ahubwo umutange condition binanirwe cyangwa bigende gutari kutapostinga ngo ntabwo uzasubira hano ngo utasubirayo. Turatashye akazi kararangiye, burakeye tugiye gukorera andi mafaranga ari Nyamirambo Bilonge. Turatashye mu gitondo mbyutse nsanga voice note muri groupe. Ndibaza uyu ni Benda twavuganaga n'indi. Ikintu yakoze yahise avuga ati ngumva mbabwire rero ngo mwese muri abakire ngo mufite amamodoka, ngo Casper ufite imodoka yawe, ngo na Eric afite imodoka ye, ngo njyewe ngo mumbabarire ngari amafaranga ngiye kuyakorera. Izina ry'Imana narumiwe nta n'ikintu nashubije, ahubwo naribaje se Mana yanjye umuntu twavuganaga n'ijoro. Mwana we niba ari njye utari uri kukumva neza numvaga bicikagurika ariko guhabona ari njyewe njyenyine n'abandi. Nasubire inyuma gatoya kuri ako k'imodoka. Yego komeza brother. Nyine yoherejemo noze voice note muri groupe duhuriyemo. Mwese ngo Casper mufite imodoka, ubu nawe ngo Eric mufite imodoka, ngo nanjye ngo nkeneye ngo kugura imodoka. Ndavuga wa afitemo na Jaras. Kandi nta muntu uramusiga ku nzira ntaratega moto iyo ntamufashe Eric aramufata. Ndibaza uyu mugabo ufite amagare Eric. Ndamubwira voice note bidaheje wayumvise. Komeza ntabwo nigize nyumva ajya muri Bayo. Hava yohereza mindi ya kabiri arabwira noneho muze n'ibindi se ngenda ajyayo. Nakoze ikintu naracecetse. Eric ugomba Eric nawe agira umujinya wagira ngo ni umurandura nzuzi aba ararakaye. Ndamubwira se tumuvugishe, ariko se tumuvugishe iki kandi twaramuvugishije n'ibintu byose twavuze numva nibyo. Arambwira rero nge Benda na mukagiye asohoye flyer agakora. Turamwihora ntabwo dusubira indi atariho tumwihorere. Ndamufata nisana ndatekereza ndavuga Benda mari n'umwana mwiza ariko nyine afite utuntu nyine ntamenya ukuntu tumeze. Noneho habaye iki rero nahise mvuga nimba havuyemo imbaraga za Benda ndasuko ntacyo yari amazi nawe n'umuntu kandi twakoranaga neza. Amagara Eric ndamubwira Eric waretse tukavugisha ntariyo. Sha
ntabwo yajijinganyije nawe kuko twese tuziranye ari nayo ntabwo baziranye ejo bundi baziranye kera mbwira noneho nta kibazo reka tumuvugishe twumve nariyo turamuvugisha twumva ari positive niko gutangira gukorana nawe Benda nawe atangira gukora biriya nta kindi kintu twapfuye na Benda nta ntanda nini zabayemo ahubwo habayemo ikintu nyine cyo kugira gute cyo kutumvikana ariko mu by'ukuri kugira ngo njye na Benda na Erika dushake gutandukana nimba mwibukura mu boss wa mbere nababwiye wa Deraje yashakaga kugira ngo aducagagure kugira ngo ajye afata buri muntu umwe mu buryo bumworoheye navugira Erika asanga ari wenyine ngwino nta kibazo yatangiye agira inama Erika aramubwira ngo ese Eric kuri kuvuga ngo uzajya ukorana na timu yawe yabanje gushaka gukoresha Erika aranga ko Kaspi yagiye gucuranga muri stade mwajyanye nyine atangira kumwereka ko hari ibintu amaso yatabona ariko ari kubona bishatse kuvuga iki rero Benda nta kindi kibazo just no kudakurikiza terms and conditions za timu nta kindi. Thank you so much. Hari umuntu wabashije kuvugana na Benda Brian waragiye guhamagara Benda byakunze. Thank you DJ Kaspi urakoze cyane. Brian fungura mic yawe. Wamamagaye. Muhamagare Benda. Irafunze. Muhamagare Benda. Benda turi kumuhamagara biri kugenda. Usanga umuyobozi ufana amakazi yongera maso avuga. Soka tsaje. Kushatesha gira drama mu buzima. None ndavuga ngo name mamagare ngo nasimu kadiri. Ngo iki? Kwa mara. Bibutse ko umuntu odon hamacha gusubiza abantu navuze mbere yitwa Mutesinet ngo none se uko se mwe uvuze mu madira ngo nawe nyakwadira nawe kandi ngo numva ngari kasungo yadiri yego akubwiye noza ya Uganda nakubwiye ahantu hose man mu mezi tuzana dukore fan fair dukore yamo dukore people neurons the wave dukore ejo dukore ahantu hose mu gihe cyo tuzenguruka dukoreye atomo dukore ahantu henshi cyane man kandi ahandi haracyaza so nangije kuvuga ngo Mugabe uyu nguyu maze avuga ngo Benda wamaze kuvuga nakubwiye ngo iki se cyangwa yifitiye isoni zo kuza hano nk'aba ntabwo Benda ni umusitari yagira isoni zigi zo kuza Benda araza abantu muri bango weteta abantu muri bango Benda ni ikigo rinda kuboroka Juliet ndagusabye we fokasinga kuri comment ushyiramo comment itukana nk'ibisanzwe ibishanga utumure kabutinde tuba tuganira hano ntabwo turanga kugira ngo duteranye abantu cyangwa dusenge byo kubatandukanye mu byo kugiye nabyo ndimo umugore n'umugabo ndi ikigo rinda kuboroka Juliet ndagusabye we fokasinga kuri comment ushyiramo comment itukana nk'ibisanzwe ibishanga utumure kabutinde tuba tuganira hano ntabwo turanga kugira ngo duteranye abantu cyangwa dusenge ibintu byo kubatandukanye mu byo kugiye nabyo ndimo umugore n'umugabo wa Reva na birimo so nawe yaza akabivuga ko byafuje mu so reka dukomeze Benda mbere yuko aza kuvuga ngo ko nkubwire se mu urumva nubwo mujya mwanga kuvuga ariko iyo kutavuga ntabwo ari byiza Brian yari amaze kugira ataye konsimukana atazi n'ukuntu ibintu bimeze Benda ni uwacu nawe uri uwacu tugomba gukora umucyo ukabaho buri muntu akagenda agakora akagira iterambere ibi bintu ntabwo bigomba kuza nk'amatiko abantu bagomba gukorera hamwe ibi bintu by'uko umuntu ashize iduka hariya cyangwa bagiye gukora ibintu mwakarogesha undi ibintu n'ubwangati ntabwo ibintu bikwiye muri community nyarwanda sibyo okay sawa tumutegereje tukimutegereje zana umugabo hano mubwira ze hano nawe we tesha
tesha vayo tesha naze no benda araje twumvishe version ya Semuhungu twumvishe version ya Kaspi reka tuze ngwino hano mugabo wa mugabo ngwino hano ngwino hano wowe ikibazo cyawe ngo ni iki dore mu bantu 1000 na magana ngo ikibazo ufite ni iki reka kwikinira ibintu bya burage baseriye Erega impamvu nyege tegeza agaciro mu bintu byose mwabishyinikiyemo fata umwanya baseriye utangi Semuhungu minute ngamake cyawe gatoyi so umva we tesha reka gushinyika fata umwanya baseriye nk'umuntu uri kuguguna uruhu utubwira ikibazo cyawe ni iki oh my god njyewe ikibazo mfite yego njyewe ikibazo mfite mani ni icy'abantu b'incyaduzi baba batumva abandi bantu bagenzi babo n'ejo hari umuntu wanyandikiye sizero na poste zaranyandikira ngo teshanga Imana iragukunda ngo reka kuba gutyo ngo uri mwiza ngo wabaho neza wakora ibintu birenze namubwirane nawe Imana iragukunda nubwo uzagenga abantu utabire rero mani like umuntu niba umuntu yumva akaba wenda adafite ukuntu abihindura n'abahaye urugero ndavuga ngo nta muntu wakwishimira ko umubyeyi amwanga sosiyete imwanga abavandimwe bamucikaho afite umubyeyi abihinduramo bakamukunda bakabana mu mahoro ngo areke guhinduka rero birababaza cyane birababaza nyine mwebwe nuko mutabimenya ko umuntu arababara deep down nyine arababara nuko nta kindi kintu wabihindura cyangwa ngo ubikoreho kuba utakumva umuntu bitewe n'uko n'ukuntu yiyumva ubahe uzi ko ari umuntu mugenzi wawe nawe ava amaraso nk'uko uyazi ikibazo mfite ni iki ngiki umusore nuko ari iki cyanjye kandi ari umusore bamushinze ibintu kandi babimushinza kubera iki uretse gato tugende gake ubazahita nyangaje ugunye ibishingwa avuga ati umva tugende gake nkubaze sibyo ahangaha uri ndakubaza uri umunyarwandakazi nk'abandi uri umunyarwandakazi uri umunyarwanda ngwino hano buriya ihangane gato uri umunyarwandakazi bivuze ngo niba umunyarwandakazi uremera ko uri umukobwa uri umutegarugori nta mutegarugori umuntu ategura urugore wabwanga ati amaze kubyara amaze kwitwa umubyeyi none se wari wabyara uri umukobwa urabyemera wowe uri umutegarugori Brian uri umutegarugori garuka hano wowe uri umutegarugori reka tugaruke kuri uwo mwangavu ngwino hano umva nkubwire tesha ibi bintu mu Rwanda iyo umuntu ukora indi discrimination wemerewe kujya muri RIB ukamurega yo gukorera harassment akabiryozwa icyo ni icya mbere icya kabiri abantu baryamana bahuje ibitsina ariko se baryamana bahuje ibitsina gute abantu baryamana bahuje ibitsina mu Rwanda nta muntu wemerewe kuharasinga keretse ugiye Bugande nibwo bagukona uzibeshe uje bagutumure rero niba mu Rwanda ibyo ngibyo bihari kuki uplay ukagaragaza ko uzasubire bagutwike okay tugende gake ndi kukubaza ikibazo mfite kugaragaza ko ubangamiwe hari umuntu wagukoreye harassment ujya kumurega ntiyahanwa akuryoje ko uryamana nabo muje igitsina subiza umuntu wo muri comment wamumenye subiza subiza ikibazo nkubajije ko kanzifunge nazi byutize subiza wewe nuga bari kuvuga hagari ko sore wajya kubaza cy'umuntu ntabwo yakubwiye ahangaha arabura umuntu tumwe komeza ifotoze singa kuvanga abantu batatu ari kuvugana ngo gusari kuva mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe singa ifotoze ngo abantu batanuka mu posti y'abantu none se kankubazi ko biruga bankora discrimination batazi bavuga ngo mfite ikirimi cy'umukara nk'umuziha ntabwo byumva ntibahora bavuga
ese ko mundi nta kibazo ahura nabyo ntabwo ari ukuvanga buriya ntabwo tasha yaje kubaregera ntabwo ari umucamanza ntabwo yaje kuregera yaje kubabwira abwira abantu niba utabashe kugira icyo ufasha muri ubu ibintu yakoze ari ubu kandi twese ntabwo mani we are not perfect okay niba cyangwa muri comment tugize imyutinga n'abazi gutukamo ko baruza imyuting none se batwareka bingana biti iyi niko kuri mukunda ukuri uzazi imyuting icyo ngufashije nakudarate abantu bakumenye ko ushaka umugore kandi nawe uri umukobwa nyine bakugana ubaterete ubatera ururimi none se ari ikindi bere nahagera mumbwire umudamu witwa Ishimwe Françoise yego yavuze ngo ngiye nsubiza ibintu neza ngo natinje mu buzima bw'abantu ngo navuze ngo ubuzima bwite ngo bwa Benda ngo nanoza ngo n'umugore we none se iyo bakoze ibinyamakuru bakavuga ngo njye naratandukanyije reka maze musubize Brian niko Françoise Ishimwe iyo bari kuvuga abanyamakuru ahantu hose ngo njye natwaye umugabo w'uriya mugore kandi bakagumya bagasubirana ko batandukanye kubera gutsara ibintu by'uburaya bakavuga ngo njye namutwaye agerageza uwajye mu mate na kabiri konyine ubwo nase niwe ufite none ngo nicyaye seseka ahubwo se naje kubashimika dukorana mu kazi uri bari kumushimira urakoze uko ikigo twabonye muri mwifotoranya mu cyumba twabonye muri mu cyumba kuriri muri hoteli mujya kwifotoreza mu byumba nimwifotoreze ahandi hantu ntabwo bagira nta resitora bagira mwakoreraga mu byumba mwakoreraga mu cyumba ku buriri reka maze suze pusi mfite umunota wo gusuza pusi araje pusi mwiza ayo magambo yawe agendeye wowe Brian uri ikimara nakweretse abatopu gift abanga kubareba urabona uri gusuza pusi utangiye usigaye uza kurwanira imyabarasanya n'abakobwa ya kupresinga ndapfuye urumva Benda niba yahageze mumbwire uretse gato twumvishe verisiyo turashaka ntabwo nshaka kugira ngo abe wiharabika ndashaka Benda niba yahageze mumbabare munzanire Benda hano Benda aho uri hose ngwino bamaze kutubwira ngo Shakira niwe ugutegeka ngo Shakira niwe ukuyobora ubu Shakira wabona rwose ntubi ngazwa ngwino ngo ngewe umugore wagira umucamanza ngo niwe mujyanama wanjye mukuru twaba muri bintu kazi ibintu twabyamenyesha agera mu rugo akahita bihindura ndapfuye abagore ni beza barategeka ndapfuye gasopo reka nkubwire wa mugabo va kuri diva wanjye ntabwo mwaje gutereta abakobwa banjye ndabazi ndabiyamye reka nkubwire we Brian simukanya ntabwo wari kumwe na Tiana muri iyo nzu iwamumenyeye hano okay banyarwandakazi nimwigaragaza ikuzo ryanyu mukande kuri iyo gori sigaye iminota 26 mutapinye mukande kuri hatimi Benda yahageze mukande kuri hatimi ariko ubu mwampaye ikuzo ibi byamamare bikorera amagabo mwanyeretse ikuzo nta muntu ura wagira gutya iriya future sita akayigira abasitari bagaceceka rwa rukundo mujye munyereka turi bakeya mwarunyeretse imbere y'abantu bakaziba rwa rukundo mujye mumbwira Tiana wanjye Tiana mubibereke bajye baceceka
mubibereke 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 bantu baje the one thank you so much mwe muretse gato murebe mwe muretse gato BNS ndakubona hasi koza abandi isoni Jemmy nimukoze abandi isoni mukoze abandi isoni Felix karibu welcome muta haleluya no iyi goro bayibaneho aba bantu baza ahangaha